Icyo gihe Yohana Umubatiza atunguka mu butayu bwo muri Yudeya atangaza ati, nimwihane kuko ubwami bw'ijuru bwegereje. Yohana uwo niwe wari waravuzwe n'umuhanuzi Ezayi ngo, nimwumve ijwi ry'urangururira mu butayu ati, nimutunganye inzira ya Nyagasani, muringanize ahazanyu. Yohana yambaraga umwambaro uboheshejwe ubwoya bw'ingamiya, awukenyeje umukandara w'uruhu. Yatungwaga n'isanane n'ubuki bw'ubuhura. Abaturage b'i Yerusalemu n'abo mu ntara yose ya Yudeya n'abo mu karere kose kegereye uruzi rwa Yorodani bakamusanga, akababatiriza mu ruzi rwa Yorodani, bemerera mu ruhame ibyaha byabo. Yohana abonye abafarizayi n'abasaduseyi benshi baje kubatizwa, arababwira ati, mwa rubyaro rw'imirimo, ninde wabagiriye inama yo guhunga uburakari bw'Imana bwegereje? Nuko rero nk'uko igiti cyera imbuto, aba ariko namwe mugira imigenzereze yerekana ko mwihanye. Kandi ntimukirate muti, turi bene Aburahamu. Erega ndahamya ko no muri aya mabuye Imana ibasha kuremamwo bene Aburahamu. Ndetse n'ubu intorezo irabanguye ngo iteme ibiti ibereye ku mizi. Nuko rero igiti cyose kitera imbuto nziza kigiye gutemwa gitwikwe. Yewe ndababatirisha amazi kugira ngo mwihane, ariko nyuma yanjye hagiye kuzundusha ububasha, ntibinkwiriye no kumukuramo inkweto. We azababatirisha Mwuka Muziranenge n'umuriro. Dore afashe urutaro ngo agosore impeke azihunike mu kigega, naho umurama awucanishe umuriro utazima. Nyuma Yezu ava muri Galileya ajya kuri Yorodani, asanga Yohana ngo amubatize. Ariko Yohana aramuhakanira ati, n'igihe wari ukwiriye kubatizwa nawe, none se ni wowe usanze? Yezu aramusubiza ati, emera ubikore, kuko aribyo bikwiye kugira ngo tubone ibyo Imana ishaka. Yohani ahera ko aremera. Yezu amaze kubatizwa ahita ava mu mazi. Muri ako kanya ijuru rirakinguka, abona Mwuka w'Imana amumanukiraho asa n'inuma. Nuko humvikana ijwi ry'uvugira mu ijuru ati, uyu ni umwana wanjye nkunda cyane, niwe nishimira.